What's up, YouTube? This is SJ and I'm back with another video. If you are new, welcome to my channel, and if you are not, welcome back. Remember to subscribe, share, like, and comment down below. Okay, guys? Yep. Guys, Michigan ice yaba ice, snow yaba snow, imvura like imihanda iri kunyerera byatari kugifata break, amapina kibirindira kajya kugera aho ushaka guhagarara. Umva ari intambara. Ariyo mpamvu ndi kuvuga ati abantu bose mu gutwara drive safe please, kandi nushaka utware muri kabiri, ariko umva just make it safe home kuko imihanda imeze nabi cyane. But yeah, that's not what I'm here to talk about. Nkuko mwabonye title muzi binza nyanga. Gusa mbere yuko nyine mbese nyine mbwira abasangira agenda banje, reka mbanze nabaha agatestimony gatoya ariko n'ibintu byagendekeye bwa mbere nagiye kwiga mu kigo mbamo. Fata tuzi naho saka juice, anything to drink or popcorns, anything you want, and sit down and listen to me. So ubwa mbere ngiye kwiga mu kigo mbamo, nyine nahamagaye inshuti zanjye mbabaza ibyo nkeneye, barambwira nyine ko of course nkeneye computer, ibiringiti, amashuka, ngo nyine ngo naka microwave kaba gakeneye aho gushyicamo utunuruzi, nangwa se nyine yaba no gutekamo amazi, of course nyine n'imyenda yanjye. So igihe ngenda kugenda ku ishuri bwa mbere ndabyibuka nari nashyushye, ndangije ndagenda mu soko ndahaha nyine imyenda y'imikeya, nongera kuyo nari mfite computer yo nayo nari mfite inda, ariko nyine yari imaze gusaza, so ndagenda ngura iyindi. Noneho ahantu byapfiriye ku bantu bambwiye ngo nkeneye ibiringiti n'amashuka, ntago bambwiye size, ntago bambwiye size y'ikiringiti n'amashuka mfite kugura. Noneho rero nanjye ndakugendera mubyeyi we ngura ikiringiti cya Queen cya gikuvurere koko kinini, uvemo kinini, cya kinini kiba mu gishashe kinini tu. Ndagira ngura n'amashuka of course yacyo manini n'imisego. Ubwo nyine mfata n'amavarisi yanjye ngura na microwave. Ubwo nyine mu rugo baramerekeza ku kibuga turagenda. Tugeze ku kibuga microwave nyine barakuva nyine ngo kuyishipinga na $1, ndika ngo nangaye gusa nyine yari ihenze cyane. Ndagati rero aho gira nyishipinga $1 yose bari kunca amafaranga nyine arutaye nayiguze. Ndabwata aho gira nyishipingisha $1 yose byaruta mukayisigarana. Noneho nyine ayo kuyishipingisha mukayama uzagura indi ngize ku ishuri. Ibyo nyine birumvikana bigenda gutyo. None ubwo nyine mu ndege nishyira ibikapu by'amavarisi, naraguze n'amavuta byose n'ibisokoza by'imisatsi, mbese nyine ibintu byose narabiguze. Namwe murumva bwa mbere ugiye kujya ku ishuri uba washyushye mu mutwe, like akantu kose warakoze to do list ibintu byose ukeneye. Ubwo nyine ikiringiti cyo barandika ngo nakinjirana mu ndege, nyine nkagishyira handi hejuru. Ubwo ibivarisi biragenda, bimaze kugenda ubwo nsigarana ikiringiti igikuvurere kinini. It's not just ngo karingiti turingiti twa hari Queen na King. Ako kwa Queen two dutoya mbese. Okay, you guys know what I'm trying to say. Hari uturingiti dutoya nyine kudutana dutoya nk'adutana dutoya n'ibitanda binini. So ahubwo tara dutana twa Queen. So rero bira bya King bikaba binini. I think I don't know the difference. Icyo uzi nuko naguze umukuvureri munini. Ubwo nyine ndinjira mu ndege mfite ibaga mu mugongo n'ururingiti rw'urukuvureri muri cya gishusho cyayo mu ntoki. My goodness, nibwo gambe nari ngiye mu ndege ngiye nyine nta muntu turi kumwe, kuko ndabyuka ugambe nagiye nari ngiye nakerewe, abandi baratangiye kwiga, none ngiye ngenda nyine nashize nk'icyumweru batangiye kwiga. So kumva nta muntu ndi kumwe nako bose baramaze kugenda ku ishuri already. Nkaya ngenda ahantu nikorerwa umva impunzi aho ziri ntago waziberwa pe. Yego ntago zose aho ziri ntago zimeze nkanjye, ariko ukuntu ari nifashe umuntu akugira mbona icyo gihe yagaze uriya mwana ni impunzi pe.
kubera ko nari kuyangenda baga ku mugongo nkagenda n'urukuvureri mu ntoki noneho ngize n'umwaku suzi kagashumi ko gufatiraho nyine kuvureri karacika ubu nyine gacitse kwa nari kuyangenda nyikurura nkafata mu kaboko kamwe nkaruha mugize rero nkanikora ku mutwe kuko guys narindushye byatari nanje nyine nurwamira ngiye mu ndege ngiye nyine kandi nagaruka ngo nangiye gufata indege imwe gusa yitingeze aho ngiye nafite gufata imwe nkagenda ngashaka n'iyindi nyine nkagenda ngaruka ngafata n'iyindi noneho ikintu cyangoye randi gukurana n'icyo kiringiti rukumva noneho no kugira ngo ngire ku yindi ndege ya kabiri byari biri kunsaba kugenda muri gari ya moshi muri train noneho ntabyo narinzi icyo narindi kubona nyine narindi kubona gate mfite kujyaho nkayangenda ahantu nkayanzamuka kuri ama essence nkongera nkabona mbese aho narindi niho nsubiye back and forth bro ndaruha mbonye amasaha y'indege ya kabiri agiye kungerana nibwo nabonye nyine umuntu ndamubaza ndamubwira nyine mwereka tike yanjye mubaza nyine aho nagisha nari meze nk'intumwa y'injiji nkayampamagara nyine abantu nyine bari kukigo naringiyeho nkayambwira ngo nataka yuki niki nabo nyine umuntu mutari kumwe nkayamboza na tike yanjye ariko nyine ntago byari biri kuborera cyane kumfasha tutari kumwe ngo barebe wenda aho mpagaze aho ndi ubwo nyine ngo mbonye umuntu nyine amasangiye gufata indege ya karagiye kugera ndamwereka tike yanjye sanga icyo gihe cyose namaze ndi kugenda nzuguruka nizuruka ngaruka nsubiraho narindi ngaruka nsubiraho narindi back and forth mitambona nsanga nari nkwiye kugenda muri train noneho akari njyana kuri iyo ndege ya kabiri ubwo nyine uwo muntu kubw'amahirwe twatujyanye muri iyo ndege ya kabiri noneho nyine turinjira muri iyo train turagenda nyine anyereka naho kuviramo urukumva anyeretse aho kuviramo nyine ubwo ndahava ndagenda nyine kubw'amahirwe mbona ngeze muri Huntsville Alabama aho nari ngiye ariko nimbabwira ngo byarangoye icyambabaje cyane nyine ntago byambabaje kuko nyine narize ariko nyine nuko ibintu byose nari nikoreye biri kundusha ntago natekereje yuko no muri Alabama aho amasitowa yo kubigurirayo nyine ku buryo ibyo byose byangoye nari gutwara amafaranga ngenda kubigura mu masoko yaho so ayo nyine mpamvu nkoze no video nyine ku bantu bashyashya mugiye ku ishuri ntimwigore ngo mumere nkanye mugura amakuvureri n'ibiringiti ikindi kandi ku tuntu tw'uturingiti nyine ni twa tuntu tw'uturingiti dutoya nyine mutazagura ibintu binini namwe mugakotora nkanye so ibintu byose uzaza n'imyenda yawe of course nyine ibyo utashaka guta uzana inkweto zawe nyine utuntu twawe twangushye kushaka kuzana atari bamugende kugura ibiringiti biki n'ibiki none nugerayo of course uzakenera umukubuzo uzakenera isabune uzakenera ibiringiti n'amashuka n'imisego niyo microwave uzakenera kubera ko hari igihe umuntu ashaka kwishuriza utunuruzi ashaka kwishuriza amazi like nyine microwave nazo ikora ibintu byinshi nyine ariko nyine the whole point is ntukazava iwanyu wikoreye iyo mizigo nk'iyo nagiye nikoreye kuko nyine aho uzabwiye naho hazaba hari amasitowa naho se amasoko yo kuguramo ibyo bintu byose imikubuzo haza Walmart ibyo biringiti yego nyine ushaka kuvuga ati nshobora kugera nyine bikubigura bikangora nyine ku munsi wa mbere gutangira kugira abantu ngo nsabera ID nango se amasitowa kubanyazi biki n'ibiki my friend uba y'umunsi umwe ntago yaguhombya kuryo agenda nyine wikorera ibintu ku kigo cy'indege iri kugora gutyo nkuko nanjye ikindi kandi ko uko utari ibintu byinshi niko wishyura amafaranga yaje kugira ngo nyine indege nyine babitegere ku kigo cy'indege so nandi kugira mbabwire ngo nimukazigore muzatware amavarisi yanyu arimo imyenda yanyu ikindi kandi ni byiza ko umuntu mushyashya kugenda kare kugira ngo nyine nimba uri no kugura ibyo bintu uzabiguramo class ataratangira ko ngiye ku giti cyanjye ngo ndagutangirana n'abandi naho ndagutangira nyuma y'abandi mbanumva ngo ku munsi wa mbere w'ishuri mbe ndi kumwe n'abandi so uzagende wenda nimba nk'ama class wenda ku kigo cyanjye kizatangira tariki 11 ubwo uzagende wenda nka tariki 8 noneho ariko wa mbere noneho tariki ugenda uryama uruhuke ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda mu hita uryama ujya ugerayo gushaka ibintu byo mu cyumba kumenya umurumeti wawe gutegura gukora amasuku muri icyo cyumba cyawe gupanga ibintu byose biragora niyo mpamvu nyine
ari byiza kugira ngo ugende wenda nka mbere y'imisi 2 nangwa se byana byiza ukagenda mbere y'imisi 3 kugira ngo ugende umenye icyumba cyawe urimo, umenye umuntu muri kubana, umenye mbese n'ibintu byukeneye n'ibyo ukeneye kugenda mu masoko kugura, kuko nk'abakobwa muza mukenera amavuta, ibisokozo, ama makeup, ibyo byose ni ibintu nyine wenda uzakenera kugura wamaze kugirayo. So ntago ari ngombwa nyine ngo uviwanyu ubyikoreye, kandi hari akuntu byakorohera nyine ukishyura amafaranga make ku kigo cy'indege ukazana duke twufite na ibindi wagira iwanyu. Ntago hari umuntu usaba radaka kujyana ku gasoko cyangwa se ugatega nawe peke kujyana ukisanzura akagura byose. So ushobora kuvuga se ine ikibazo wenda ushobora kwibaza ukavuga ati se nindamuka nguze ibyo bintu byose rukumva ni imikubuzo, ni trash yo gushyiramo utuntu two mu cyumba, ayo mavuta, ibyo biringiti, iyo misego, iyo microwave na firigo, udufirigo dutoya ntago ari ngombwa nyine microwave na firigo nyine ndi kuva nyine ku bushake, kuko mbese ikintu cy'ikeneye cy'itegeko cya ngombwa ni ikiringiti n'amatara ntago matara tuyatuzugura, ni ikiringiti n'amashuka na computer nibyo byitegeko wenda kuko nyine of course ntago ryari ryamutiyoroshe, ntago se ngo utafite computer kwigiraho. Nyine ndi kuvuga ni bya bikoresho nyine byo mu buzima bwa buri munsi umuntu aba ari kubona nyine nabatabaho adafite. So uzaviwa nyine ufite uzi ko nyine uzagira kaje kabana umwanya kagenda kabigura byose kagira ibyo nanigiye kuvuga nangiye kugira ko ndabyibutse. Ushobora kwibaza se none ibyo bintu byose nzajya mbigura every semester, like nzangura ibintu bisheke buri gihembwe, like kuko hari abantu bajya biga bigingo cyangwa agata bikangwa ko acyura ibintu byose biki. So ku gite cyanjye ntago nyangura ibintu bisheke buri gihembwe, kubera ko ntago amafaranga wayabona byaba ari ukwaye byaba ari gupfusha ubusa. Ahubwo ikintu njya nkora, reba niba naguze nk'iyo microwave, niyo firigo, nibyo biringiti, niyo mikubuzo, n'aya matarashi, ntago buri gingo najya ngura ibintu bisheke kandi nzi ko nzamara ku ishuri amezi imyaka 4. Ahubwo turabigura tukabikoresha igihe cyo gutaha cyagera, ubundi ibintu wemerewe kubisiga uba wemerewe kumara umwaka mu cyumba cyawe. So hari igihe kiyakigira tugira ibiruko by'igihe gitoya, urabizi ibiruko byo muri summer n'ibyo muri spring biratandukanye. Muri summer tugira amezi 3, muri spring tukagira ukwezi kumwe. So muri summer tujya tubicyura kugira ngo nyine abantu bo kwishura abayobozi bazabone ukuntu bakirininga ibintu nyine ibyumba, ikindi kandi bazabone ibintu bitazaboriramo cyangwa se nyine bategure ku bantu bashyashya bazaza. Ariyo mpamvu nyine muri summer tuba dukeneye gucyura ibintu byacu tukabivanamo kugira ngo nyine bazabone ukuntu bakurira ibintu byabo byose nta bintu biri mu cyumba byacu naho se batajugunye ibintu byacu. So iyo tutashye muri summer nyine ugire inshuti yawe ukaganira, hari utuntu tw'udu storage tuba duhari nyine muri iyo siri urimo, nyine ukagenda mugakodesha nka storage imwe, none mukashyiramo bya bintu byanyu ku meza 3 ntago abihenze, hari gaba ari nk'ijana, storage ntago zihenda, ugashyiramo ibintu byawe byose wazagaruka bisanga bikira amahoro nta kibazo, kongera kabijyana mu cyumba cyawe atari kuvuga ngo urugendo kutashye ngo ujugunya ngo nugaruka ngo uzagura ibindi, kutashye ujugunye nugaruka kugira ibindi. Kumuko ari gupfusha amafaranga ubusa kandi hari ubundi buryo nyine wabigiramo. So igihe cya spring nka cyo tuba dufite konji y'ukwezi kumwe, ibintu nyine yuri financially cleared, wemerewe kwisiga mu cyumba cyawe nyine uhasukuye ubizinze neza, ikintu gusigamo ibiryo bibora, noneho ubundi nyine ugataha nyine ukarya vacancy y'ukwezi kumwe, ubundi ugasubira ugasanga ibintu bya biri amahoro, ukongera ukabisasa neza akabitegura ubuzima ugasubirana. Baya guys, ni ibyo ngibyo nashaka kubamenyesha, nari nshaka kubabwira ngo ku bantu bashyashya mugiye kwiga mu bigo byo muziga mubamo nimukazigore mugura ibintu byose ngo mugende mubyikoreye ku biga by'indege bibagore biri kubavuna, nimunagirayo mugatega naho ba wenda yo kwajyana ku ishuri ibe ntoya bisaye ko mwongera gutega aba bebyiri, ahubwo muzatware bikeya mushoboye, ibindi muzabigura mugeze ku ishuri. Amasitore arahari, state zose zigira amasoko, kandi iyo waguramo ibintu byose byo wifuza. Nyine ngiye ibintu byambayeho naho nzabyibagirwa, nararushye, nari nigaragaye nabi cyane, ibaze naho kugenda ku kigo cy'indege yikoreye kiringiti ku mutwe cy'igikuvureri ibaga mu mugongo, mu by'ukuri pe ntago byabiri cute. So ni ntago nakwifuza nyine ko ibintu byambayeho namwe bibabaho, kandi nyine mfite ububasha bwo kubamenyesha yuko hari inzira z'insi zitandukanye. But yeah guys, thank you for watching. Subscribe
subscribe, like and share ku bantu bawe, kandi feel free to comment down below. Bye.